umugore yanga kuva mu rugo avuga ngo ngewe ngo ndikorera abana banjye ntabwo nasiga abana banjye. Ubwo ameza ngo ukuntu bakoraga ameza nyine bakayedekora, hari inyama, hari ibitoki, hari amafi, hari ibintu byose nyine yinjiraga nk'umwamikazi nyine bagakoma amashyi mu kabari bakankomera amashyi ati dore cya cyuki cya kizungerezi kiraje kirinjiye, hinjira abantu bankomerera amashyi. Urumva muraho neza nshuti zacu, ndabakunda cyane, ndashimira mwese abakoze subscribe, share na comment. Hanyuma namwe mutarakora subscribe, please mudufashe mukore subscribe nukuri, kandi Imana ibaha umugisha. Umuntu wese ukore subscribe Imana iramuha umugisha. Ndabakunda cyane rero, kandi mujye mwibuka gusenga, nyamuneka mwibuke gusenga, mwibuke kwiragiza Imana mu byo mukora byose, aho muri hose, waba uri mu bibazo, waba uri mu bisubizo, waba uri mu byishimo, waba uri mu marira, ahantu hose uri wibuke gushima Imana, kuko Imana niyo igena byose, ni nayo ihindura ibihe. Ndabakunda cyane rero, cyane kandi Imana ibarinde. Hanyuma tugiye kuganira ku kintu maze iminsi mbona cyangwa se ntekerezaho. Hari n'ikiganiro muze kurikirana cy'umukecuru w'imyaka 57 yabayeho ngo yabayeho indaya, nyuma urumva nyine yarashaje, afite imyaka 57, ubu ngubu nta mwana afite, abereho. kandi numvaga bavuga ngo ashobora kuba abana n'ubwandu bw'agakoko gatera sida. Uwo mama yasobanuye amateka ye, ngira ngo ni ku kinyamakuru kimwe kuri channel imwe. Hanyuma uwo mukecuru yavugaga uburyo yabayeho indaya icyo gihe. Urumva yavuze ko ari muri za 85, 86, 87 gutyo. Urumva ko icyo gihe hari kera. Yavuze ati ngewe nari umukobwa mwiza, ndi igikara, sinigeze nisiga, sinigeze nitukuza, atariko rwose nari wa mukobwa urenze mwiza ku buryo narwanirwaga n'abagabo bose. Mu kabari rero yaje kuzajya akora mu kabari, noneho nyirakabari akajya amutangamo pasi, hanyuma noneho bakamujyana kubera ko bose yabyemeye. Uwo bose yemereraga ko ari umujyana niwe wamujyanaga, yajyanwaga n'ibigabo by'ibikomerezwa, abagabo bakomeye cyane. Ariko kuri uyu munsi ari kuregreta, kuri uyu munsi ni umuntu uraho uciriritse, n'umuntu uraho gutyo gusa, mbese ateye ubwoba mumubonye. Gusa aracyari mwiza, wenda uwamureba yavuga ati kabisa uyu nguyu akiri umwana, cyakira agakobwa kari keza. Ariko ubuzima, ikintu kijyanye n'uburaya, ikintu kijyanye n'ubusireyi, nta hantu namwe bishobora kugeza uramutse udahinduye ubuzima, guhindure mind. Uwo mukobwa urumva yari mwiza, afite ikimero cyiza, bavuga ati wamureba mu ntege iki, mbese abantu bose bakifuza byibuze no gusangira nawe, bakifuza no kumukoraho. Urumva ko uwo mukobwa icyo gihe yararenze, yambaraga mini, yarasohokaga ahantu hose, ati nariye buri kimwe cyose, namwe buri kimwe cyose. Ariko kugeza iyi saha ni wa mukecuru w'umuturage, umurebye nta nubwo wamenya ngo yigeze kuba byibuze n'indaya cyangwa se yigeze abasireye. Ubu ngubu yarakijijwe, ameze neza. Kiriya kiganiro cyanteye kwibaza, ndavuga hari abantu bajyaga bibaza ngo ese ngo za ndaya ngo na za sireyi iyo zishaje zijya he? Ngiye zivuye imihanda zijya he? Niba ngo uwo mukecuru afite imyaka 57. Uyu nguyu yarabora arabaha urugero nyine, muhite mumenye naho abandi bari. Iyi video ndabinginze abantu bose wenda bakora umwuga w'uburaya, abantu bose b'amasireyi bose ndabinginze, icyama bakareba kano ka video, bakareba uyu mama, uyu mukecuru ukuntu ameze ubu, ni ukuvuga ngo iyo utitwaye neza muri biriya bihe, wenda tuvuge twebwe, wenda niba navuga ko ari amahirwe, niba ari umugisha, niba ari ibibazo twagize, gushaka uri muto buriya nubwo ari bibi, ariko hari ibintu bikurinda bimwe na bimwe. Ariko nanone ntabwo gushaka uri muto ari byiza. Gushaka uri muto utarangije amashuri yawe, utagifite icyo ufite, ni bibi cyane. Wowe banza ushaka amafaranga, ubanze ukore, ubanze wige, nurangiza noneho ubundi ushake umugabo. Ntabwo bivuze ngo wowe vuka, numara kuvuka ngo uhite ushaka, cyangwa se ngo niba uvutse ngo ube indaya nuko ngumve ko ubuzima bwawe ubwoya. Uriya mu mama, uriya mukecuru yanteye kwibaza byinshi. Ndavuga nti aba bantu iki kiganiro bamfashe bakirebe.
ni umukecuru waganiriye, umukecuru rwose yavuze amateka ye, ni ukuri numva ndumiwe, aravuga ati ngewe bifuzaga nuko twasangira najye, noneho bakoma amashyi we agahita yumva ko nyine ari umuntu urenze uri hayi byataye, ati ngewe abasirikare b'ibikomerezwa bafite amaranka, ubwo ni cya gihe cya Habyarimana ngira ngo bose bankomeraga amashyi bakanandwana, ati ngewe bigeze no gushaka kurasana, ngo bigeze gushaka no kurasana kubera uwo mumama, kubera uwo mukobwa, icyo gihe urumva nyine yari umukobwa muto, ariko ubu ngubu ni ukuri, reka mbabwize ukuri, nawe mukecuru nyine wiyambara ibintu biri aho bikocamye by'amafuti, ni umuntu ugaragara ko ari umunyacyaro, urumva ateze ibitambara byo muri za 70. Reka mbabwize ukuri mwa bantu mwe, utekereze iherezo ryawe, niba hari niyo waca mu bukene bungana iki, hindura, niyo waca mu bukene bungana iki, hindura, ko biragoye kubona umuntu w'indaya cyangwa se w'ikirere kwini asaza neza, ntabwo ibyo bintu bijya bipfa gukunda, byanga byakunda ushobora no kuregereta ukavuga ati ngewe rwose ndi kwicuza igihe cyanjye natakaje. Rero fatirana urebe iki kiganiro, numara kureba kino kiganiro urebe umwanzuro ufata, urebe icyemezo ufata, kubera ko uyu mukecuru nawe yarababaye, kandi uko biri kose yavuze ati ngewe nta kintu kizima nakuyemo, nta nyungu nakuyemo, urumva nta mwana, nta kintu kimwe afite, nta mbese ari aho gutyo gusa. Rero mwebwe mwigira amasireyi, mwebwe mwigira inda y'imihanda ugasanga muragiye hirya no hino, mubitekerezeho, muhindure, nushaka ucemo uburibwe, nushaka ucemo ubutinde, nushaka ucemo ubukene, ariko uhindure, utangire witekerezeho, urebe ikintu kizima ushobora gukora kandi kikazagira gute, kikazagusajisha neza. Ikindi, mwebwe mwanze kubyara, abasireyi banze kubyara, nimubyare kubera ko nusaza uzasanga wabuze utuma amazi, wabuze umuntu utuma ku isoko, nyine uraho nawe ubwawe wibure, wiyoberwa ahantu uri, urumva ufite ayo mateka mabi, ubuze n'abana, urumva icyo kintu mw'abantu mwenye burangiye we. Kiriya kiganiro nakirebye ndavuga nti ntabivuzeho ntabwo byavamo, niyo mpamvu kandi muraza kugikurikirana, mumbabarire muze kugikurikirana, murebe uwo mukecuru, murebe ibyo yabavugaga, muraza gukuramo amasomo akomeye cyane kuri aba ngaba abakobwa b'indaya bicuruza, kuri aya masireyi. Abo bantu bitekerezeho, barebe ikintu kizima bakora. Guhinduka birashoboka cyane, ndetse cyane. Reba hirya yawe, reba hino yawe, reba abakobwa cyangwa abamama bafite ingo zabo, cyangwa abakobwa bakora akazi keza, ushobora guhindura nawe ukareba ikintu ukora. Ntabwo ari nko kugira ngo uhere ku bya mirenge, ushobora no guhera kuri fondasiyo ntoya kubera Imana, kandi ukazajya wibuka no gusenga unasaba n'Imana imbabazi. Ntabwo ndi umwemera dini cyane ngo ninjire mu idini ngo mvuge ngo uzajya uhora mu rusengero, ngo uzajya uhora hehe na hehe, mu mashyamba hehe, ariko wowe Imana nta hantu na hamwe itaba. Senga, usenge ishengesho ryawe, usabe Imana imbabazi, wishimire ibyo yagukoreye, ndetse no kuba wenda uvuye muri muzima. Ikintu rero kigeza uburaya ahantu bigeza abantu, ni ukuvuga ngo iyo uri indaya uri muri risike, ni ukuvuga ngo ubuzima bwawe buba buri mu kaga. Ushobora kugira gutyo ugasanga urwaye sida, urwaye imitezi, ukuyemo inda itateganyije, noneho ikindi cya kabiri ugasanga utwite n'umwana utazi papa we, urumva icyo kintu. Noneho umwana yazakura yumva ko wamubyariye mu buraya, nabyo tuvuge ndugize ayo mahirwe urabyaye, umwana akazakura yumva ko wamubyaye mu buraya, papa wanjye ni uwuhe, iki n'iki, ugasanga nawe ubwawe ntabwo uzi se, ntabwo uzi papa we, ibazo agahinda umwana azagira. Kandi noneho wa mwana ndende kugutesha umutwe gutyo, nawe ubwawe uhise ukuramo sida, ukuye muri indwara zandura mu mibonano mpuzabitsina, utaye agaciro. Urumva byose, niyo mpamvu navugaga nti ibi biganiro twakoraga kubera ko nari ngifite ibikomere ku mutima wanjye, nari ngifite ibikomere binkomereye ku mutima wanjye njyewe. Urumva nibwo nari maze gutandukana n'umugabo, nibwo nari numvaga mbihiwe n'ubuzima, noneho kumva n'ubukene bwose, kumva ngo hari ahantu kuri umugati, numvaga ari ibintu nyine biri aho byiza, maze tukabivuga, kumbe turi kuvuga ibintu tumeze nk'aho turi gukorera Satani. Twakoreraga Satani biriya bintu, reka abantu bakabikunda. Wajya kubona ukabona ibiganiro wavuze, wajya kubona ukabona umuntu aguhereje nk'amafaranga, aguhereje 50, aguhereje 10, aguhereje 20, ngo wakoze ngo rwose ngo mukomerezaho, ugasanga bari gutera inkunga gutyo, bikaba bishatse kuvuga ngo iyo uri gukora ibyo bintu ntabwo habura abantu bakogeza, kandi finally
iyo ugeze ahakomeye ni wowe wenyine wirwanira urugamba wenyine baragushomagiza bakureba agatoto bakureba nyine agafesi ufite bakureba amaguru meza ufite bakureba inseko nziza nk'iyanjye nziza bakakureba abo bose baragushimagiza ariko finally nta nuzakureba n'ibihumbi nta nuzaguha n'igihumbi wowe rero nkuko natwe twarese biriya biganiro bivuga ibintu mu mazina yabyo ariko bitavuze ko nzareka kujya mbivuga ariko mbivuge mu cyubahiro ariko abantu benshi barabivuga nuko babivuga mu cyubahiro ariko twebwe twarabisereye mu mihanda kwera inzara n'ubukene ugatinyuka ukavuga ikintu mu izina ryacyo singiye kubeshya nanjye ubu ngubu mbitekereje ibintu twavugaga numva binteye n'iseseme nkumva naruka n'umwanda rero abo bantu bagushobagiza urumva ko badushimagizaga n'iki ngo komeza twageza noneho birakomeza nyuma noneho tubiretse reka mbabwize ukuri twarebetse nabuze views kugeza izi saha bivugiye ngo abantu benshi bankurikiranaga n'abakundaga biriya bishegu n'abantu bumvaga nyine nakomeza nkavuga biriya bintu mu mazina yabyo kurumva ko nyine narabonaga views nkanahembwa nkagira gute ni ukuvuga ngo ubu ngubu abantu bankurikiranaga icyo gihe bari abantu bakunda biriya bigambo bitameshe bya bigambo bya satani bya bigambo bibi nawe utatinyuka no kuba watinyuka mu kanwa kawe ngo bivuge n'umuntu wakubwiraga ati binani no gukora wumvaga ari umwanzi wawe satani afite ukuntu agufata mpiri akagukomeza kumva atakurekura kandi nawe ukumva niyo mahoro ufite iby'isi birashukana noneho uko ugenda ubivamo ugenda uhura na risike wenda y'ubukene y'iki butindi n'iki ariko ntacyo icyo gihe bigeraho bikazagira iherezo kandi ukazagira iherezo ryiza rero mwabantu muhinduke n'ukuri muhinduke niba ukora umwuga w'uburaya ntawe njajinze cyangwa umuteri ibuye ariko bitekerezeho numara kureba kiriya kiganiro kiriya mu mama kiriya mukecuru uraza gutekereza uvuga uti kuva nabukora ni iki kizima byibuze nakuyemo ni iki kizima nakuyemo kizima tumaze iminsi twumva bari abantu bajya muri Dubai bari abakobwa bakabanya mu kanwa ngo bakabaha imbwa zikabarungura urumva ko bamaze kwangirika mu bwonko kera bamaze kwangirika rero umuntu ukibona ko ugihumeka umwuka w'abazima mbabarira uhinduke wumve ko ugomba gufata iya mbere kugira imico myiza kugira imyitwarire myiza muri sosiyete ugasanga nyine ubayeho neza ku rugero rushimishije aho kugira ngo ubeho nabi cyangwa se wishinye mu nkoma amashyi ngo gukomera amashyi ngo bagenda bakubwira ngo yes bari bagukomera amashyi no wapi baragukomera amashyi uyu munsi baragukomera amashyi uyu munsi ariko ejo uzirwariza uzasanga uri mu kimwaro ndetse gikomeye bari bavuga ngo abana barimo barabyara inda zidateganijwe inama nabagira nabo ngo nanjye nkiri muri bura buzima hari igihe bambwira ngo impagarare byose byibuze barebe mu ntege zanjye barebe intege zanjye basi mbabarire wenda uzamure gutya gatore intege zawe uyu munsi rashobora kuba nawe yibona mu ntege akumva ko ari bwo buzima afite ariko namubwira ngo nahagararira aho ngaho yenda hari igihe yene kizaba ngombwa njya nkunda kubwira ngo hari gusambana no gusambanwa ni ibintu bibiri ibyenda nabyo byatwaza bigira izindi nkuru kuko abantu basambana bitandukanye byo bumva batinganye buri abantu bakoresha bakunda kureba ibyo muri za porono impamvu ngo zisenyutse ni ibintu bakiri bari muri porono mu matelefone baragenda bakajya mu kabari uvuga ngo nagendaga nkaba nzi ko niba ari inkoko ndayirya niba ari ifi ndayirya buri bwiza nabo uryamyeho igitara cyiza kizunguka nakiryamyeho amazi umukozi nkasanga umukozi ari hari ufite umukozi nkakaba amazi ashyushye nkarya nkakaraba mugihe nkasubira mu kazi kanjye ubwo buzima rero nubwo naraburiye ariko nta cyiza nabonyeyo nta cyiza nabonyeyo uyu munsi njya mbwa abagenzi nkavuga ngo nabona abana bari kwiyandika mu mihanda ni murimo muraziriki n'iki ko nta cyiza kiriyo umuntu agukomera amashyi bakora ko gukunze bari kugira ngo nkunda kujya mu kabari baze mu kabari bakankomera amashyi ngo bravo hari ukuntu twaga dukunda ameza ugasanga bakoze surprise hano hari ameza y'igitoki hano hari ameza y'isamake hari ameza gutyo mbese bitandukanye inzoga usanga rero wahagera kwa kuno bakwishimiye batanya ngo bravo nitaga Ginesi yaje nkora mu kabari ari umugabo twakunda gucokuzanya cyane
yari inzobe none agakunda fanta orange ntabwo yakunda kunywa inzoga Guinness rero ziza nanjye zihansanga nari umukobwa agakara cyane ati nanjye nakuboneye izina ubwo rero niyo wagera Nyamirambo bakubwira umukobwa witwa Guinness twari ba Guinness bari umugabo wacuruzaga Nyamirambo wari ufite akabari na Guinness wo mu Biryogo yabakira babaga bari Nyamirambo baravuga ati munywere makeya turasobeza kwa Guinness ubwo urumva ko byari hit rero nuko ariko nta cyiza nk'ayo makuru twabisaba mutabigaragaje nko ku mashusho ariko nje ndabizi neza ko hari n'abantu bakomeye b'inyenyeri birimo bari bagiye kundasaniraho 86 umwe azati nge ndashaka kunsereva ndashaka ko tuganira undi nuko bara abantu bize ku nyenyeri zabo bakaza imodoka bagateka basikoti zabo zikari ha ku muhanda none ubwo rero hari igihe byageraho ngaho ndavugisha ndasireba ndaganiriza ndi mwati ningiye umwaka bazi ko ari unkunda kandi nawe ndanarakunda ugasanga rero bishatse kuba intambara rimwe bari bagiye kurasana bari abasirikare mwashatse gutera itiku mwazarira muri da karitaye asanga aramurenze amukubitira amasari amuha umwanya we nuko icyo gihe navuga ngo iki gihe bari hiti nyine nawe urabyumva nta wundi uburiho ni ubwo nyine nuko nyine kobwa natirere sinize nitukuza sinize mpindura sinindura uruhu nari natirere ku buryo namamene nyine nuko bitabaye byenda iyo nza kubimenya ko ari byo yenda ariyo makuru by'ubuzima busa kugira mba nazanye n'amafoto amwe namwe mba nakoze amafoto kareba iyo Amerika ngabona ibingibi nabo naramyuzemo ariko namwe mwabe dutangamo ubuhamya nkabereka abo twabaga turi kumwe inzoga twifishwe ukuntu nejo bundi kubwiye ngo naryamye ku gitanda kizungurutse ari bitanda bibahaga bapomba umwuka kukimanura bashaka kukibimishwa kibyimbisha bashaka kugihindukiza gutya ibyo byose ndabiryamyeho nge nabiryamyeho ko iyo databujaniraga numva ko uwo muntu yabaga akomeye cyane nkabyuka mu gitondo nkajya muri dushe y'amazi ashyushye nkafungura nkakaraba umukozi akabazi ko biba umukozi ari wa nk'uyu asanga icyayi kiri hariya nyine akafata nka nyirabuja nyine ukomeye mu cyayi niba ari imodoka mu gitondo akangira ashyira mu modoka ye asubiza mu kazi nta bagore benshi babaga bafite aho ngaho ko nyuma yaho nanone hari akantu kigize kubaho nanone umugabo wari ufite umugore mbere yari yarapfuye ashatse undi wa kabiri noneho mu gihe cy'ubukwe kubera ko twabanaga twari inshureke ko umugore yari yarapfuye n'ubundi twari inshuti ariko noneho mu bushuti noneho aza gushaka umugore barasezerana kujya abagabo rero bakunze kujaja hanze nabo ntabwo ari beza ngo niyo mpamvu ingo zirasenyutse yarabyutse nijoro asiga umugeni mu nzu nari ndi hafi aho ngo niho nari ntuye twari nadunenijwe mu nagahanda kacagamo hagati hagati njye kumva numva araje arakomanze nari ngiye kumuvuga mu izina narababariwe nasabye imbabazi no mu kujya gukizwa nagombye kwandika amabarwa kuko numvaga ntazabyatura ngo mbishobore ubwo rero araza arakomanga nabwo ni mana yanjye ni umugore wawe umugeni umusezeye atereka data nimubwiye ko nikanze hanze hari abajura atubaze ko ndi hanze nuko nyine turi mwamenyanye kuryamana nyine yaraje turaryamana ndavuga n'ubu birangirira twaryamanye yarangira arataha agira umugore nyine ategereza y'umugeni nyine ibaze kuba umugeni umunsi wa mbere nyine kubera ko nyine twari dusanganywe abo ati mbabarira sinzi ko niba uzamvamo sinzi ntabwo nzi ko bizakunda ndavuga ngo bigomba kuvamo kuko igihe wahisemo uriya nari impari ntabwo wagize umugore wawe cyaro nyine bavuga ati waratwanze ati nubwo baramigira ati wowe uramutse utwaye inda twagubaka tuba ngo mu cyaro baba bari buhekerera abantu mu ngobyi ati mva ati twakwibeshya gato tukagutura hasi ugahe washaka ugaturika ati waratwimye bamigira ariko nuko birangira gutyo nyine ibera muri ubwo buzima nyine nigumira mu mujyi n'isaha mu cyaro tubonana gutyo nubwo tugiye ngiye mu cyaro baba bari kubimbwiraho abantu narakoze nyine ntabwo nyiri wawe nanjye nabivuyemo ababyeyi banjye nyimaze gufata umwana inda ya kabiri mukuru wanjye twamushingiye 82. Tugiye kuganira noneho ku kindi kintu nabonye giteye ubwoba, impfu za hato na hato ku bamama bari kwicwa umusubirizo. Ngaho i Rusizi
ngaho mu majyepfo impfu abagore bari gupfa, abantu bari gupfa. Niba abagore bari gupfa, ese byaba biri guterwa n'iki? Byaba biri guterwa n'iki? Mu bitekerezo mumbwire ikintu kiri gutuma abagore bapfa. Hari umuramo numvise ngo basanze umugore bamwishe yambaye ubusa, nta josi afite, iyo ngiyo ngo ni rusizi, bamukase umutwe, nta myenda yambaye, bamusanga ngo ahantu mu mazi, ariho bamushyize. Umugabo we ngo niwe atabaje, aravuga ngo umugore wanjye ngo aragiye kwihagarika, kandi mu by'ukuri iwese ngo arafite wese mu nzu, iyo wese mu nzu kuki yavuyemo yo mu nzu akajya hanze, kandi ikindi cya kabiri akaba bamusanze nta myenda yambaye. Urumva ko umugabo we byanga byakunda, ntabwo tubizi, ariko umugabo we ashobora kuba ari mu ruhare rw'abagize gute, rw'abishe umugore we. Niba atabikoze wenyine, bashobora kuba babikoze ari nk'abantu benshi yari abifite muri gahunda. Izo mfu rero za hato na hato ntabwo tuzi ngo ziri guterwa n'iki, ariko byanga byakunda ni amakimbirane mu ngo. Gusa ikintu cya mbere kizima, niba wumva umuntu mwashwanye ukumva neza byaranze pe, wikomeza guhatiriza, wumve gukomeza kwihambira muri urwo rugo, wigumye kumva ko nyine ugomba kubaho muri urwo rugo nyine utishimye. Kubera iki? Niba byanze ubwo byanze, murekane. Ntabwo ari ukuvuga ngo ntabwo ariwe kamara, ikindi uzabona undi cyangwa utuze urera abana bawe. None se ubundi none ko apfuye arabareze? Uwo mugore ko apfuye abo bana arabareze? Mw'abantu mwe, buriya biba byiza niba ubona umuntu utari kumvikana, bitari kujyana na gato, aho kugira ngo mwihambireho rwose, warekura buri wese agacu ukwe, kandi mukabaho mu mahoro, ufite umutekano wawe. Ntabwo ari byiza kwihambira ku muntu niba munanira ngo murananirana. Si we mugabo wenyine, si nawe mugore wenyine. Niba byanze ubwo byanze, ntabwo uhatiriza ubwo byanze nyine, wihatiriza rero. Niyo mpamvu usanga abantu bari kwicana ngo umwe yanze kuva mu nzu, ngo undi ngo yanze ngo hari imitungo, kandi noneho baraza kumwica ayisige, ntabwo ari wirye, n'abo bana ntabwo ari bubarere, usange muri upfa ibintu by'ubugoryi gusa biraho. Rero icyiza ni uko wafata inzira yawe nawe agafatiye mu mahoro, mukubahana, mukavuga ati biranze pe, biranze. Iyo byanze buriya biba byanze, nta mpamvu yo kugira ngo uhatirize guys.